mama yangu. Zimwe mu nkuru zikomeza kugenda zigarurwaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse kandi ku bantu bakoresha urubuga nka TikTok, Instagram ndetse na Facebook. Biragoye ko waba utarabona uyu musore. Ni umusore bakoresha ku mazina ye cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Amwe mu mazina akoresha ni amazina akunda kugaruka cyane by'umwihariko ko bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ubundi mu busanzwe yigita handsome wa dunia, cyangwa se ugenekereje nko mu cyongereza nko kuvuga ngo handsome of the world, cyangwa se ashyira mu kinyarwanda ukavuga ngo umusore mwiza wa mbere ku isi yose, ku isi ya rurema. Ubwo ngire ngo leta wumva ko kantu ni umwe mu bakomeza kugenda bagaragara ku mbuga nkoranyambaga bakora video zigiye zitandukanye ndetse kandi bakagaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Gusa benshi bazi amakuru ye cyangwa se ubuzima bwe buri inyuma y'izi mbuga nkoranyambaga n'ibindi byose baba ari bake cyane. Nyuma y'uko rero abantu benshi bambwiye bati tubabarire wenda uzagerageze nk'umunsi umwe ugaruke ku mateka y'umugabo, nibyo ngira ngo twinjiremo turebere hamwe ibyabaye ndetse kandi tuze kuza kugaruka ku bukwe bwe bwavugishije abantu benshi cyane. Bikomeza kugenda binagarukaho n'abantu benshi cyane bavuga bati se ubukwe yarabukoze kuko cyangwa n'ubundi ni za komedi. Ibi ngibi bikaba noneho cya kibazo abasitari bakunda guhura nacyo, aho bakora ubukwe benshi bakagira ngo ni komedi bakinaga cyangwa se ibyo bakoraga ni komedi. Noneho ikiri buze kuzagutungura ni imwe mu myaka afite ndetse kandi imyaka idakunda kugarukaho n'abantu benshi cyane, aho benshi bavuga bati rero iyi myaka ishobora kuba rwose atariye. Kugira ngo tugendere muri kiganiro rero urasabwa iki cyangwa se ubiri buze kuza kugenda gute? Icyo usabwa ni kimwe gusa, barira urebe ahanditse subscribe hasi, aho hasi no ahantu handitse subscribe uhakande, ubundi turebane akantu ko kandi ubundi byagenze gute kugira ngo Umutanzania akomeze kugenda yigarura imbuga nkoranyambaga ndetse kandi akomeze kugenda ashimuta imbuga nkoranyambaga cyane yaba TikTok, Instagram ndetse na Facebook, tutanasize YouTube. Iki gihe ubu tuvugana cyangwa se muri kano gace duherereyemo kwa East Africa cyangwa se ubwo ni uburasirazuba bwa Afurika, biragaragara ko ku mbuga nkoranyambaga video nk'uko ibyegeranyo byagiye bigaragaza ko ku mbuga nkoranyambaga dukoresha twese Abatanzania bari imbere mu kurebwa mu byo bakora cyangwa se by'umwihariko mu bigendanye n'ibikorwa bikomeza kugenda bicaracara kuri izi mbuga nkoranyambaga, yaba kuri Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ndetse n'izindi mbuga zigiye zitandukanye. Ndetse kandi ibi ngibi bikanagaragaza yuko iki gihugu ari nacyo gifite abastari benshi ugereranyije n'ibindi bihugu. Gusa bakavuga yuko nubwo gifite abastari benshi ariko impano nyinshi ziba mu gihugu cya Uganda. Gusa ibi ntabwo turuze kuza kubitindaho, ahubwo reka twerekeze by'umwihariko kuri handsome wa dunia, cyangwa se umwe mu basore beza ku isi kurusha abandi bose, cyangwa se ku isi ya rurema nk'uko nawe akomeza kugenda byitangariza. Gusa kimwe mu bize kuza gutungura ni imyaka afite ndetse by'umwihariko n'amakuru ye ku muryango. Ubwo natangiraga kubaza ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byo muri Tanzania, byagiye bimbwira inkuru zigiye zitandukanye. Gusa reka duhere mu nkuru yatangiye kuvuga mu mwaka wa 2023. Muri 2023 umwe mu bastari cyangwa se mu bastari bakomeye b'abanyamakuru baranditse baravuga ngo muri Tanzania habonetse impano ikomeye cyane igiye kuzenguruka East Africa ndetse kandi ikambuka imipaka, noneho by'akarusho igahita yambuka inyanja y'Abahinde. Ndetse kandi uyu mema akavuga ngo baje ari babiri ndetse kandi baje mu mpano zigiye zitandukanye. Ubwo rero bavugaga izi nkuru benshi bumvaga ari ibintu bidashoboka, bumva ari n'ibintu binasanzwe. Gusa benshi baravuga bati nyamara byashoboka, benshi batangira kubipinga. Iki gihe rero hatangiye uyu nguyu twavuga ngo ni handsome wa dunia cyangwa se umusore mwiza hano ku isi, ndetse kandi atangirana n'uwo bita Ankozara, umwe mu basitari bamenyekanye ndetse kandi bose bamenyekana ku buryo butandukanye. Ndetse kandi igikomeza kugenda gikurura abantu kuri uyu musore ni uyu mutwe afite, ndetse kandi noneho kuri Ankozara we ubugufi afite n'ukuntu nyine n'indishyu n'ibiki byose bikomeza bigenda bikurura abantu ku mbuga nkoranyambaga. Bakavuga ati rero bantu bafite impano zitandukanye ndetse kandi binanasa neza, biranaryoshye ku rwego rwo hejuru. Rero benshi bakavuga bati rero nimba bimeze gutya cyangwa se inkuru zikomeza kugenda zicicikana gutya, koko bantu rero bize kuza kuba abastari. Gusa mu gihe gito cyane kitarengeje umwaka n'amezi abiri batangiye bose gutangira kuzuza amamiliyoni abakurikira ku mbuga nkoranyambaga. Ubu tuvugana uyu musore amaze kugira miliyoni 7, hafi miliyoni zisaga 8. Naho uwo bita Ankozara mu minsi ishize nibwo amaze guserebura yuko amaze kuzuza miliyoni 10. Ubu tuvugana zatangiye kugira hafi muri 11, arabura nk'ibihumbi 300 cyangwa ibihumbi 200. Rero iyo ugereranyije kwigereranya bigaragaza yuko aba basore nibura ku munsi bashobora kwinjiza ababakurikirana bashyashya cyangwa se babonye bwa mbere batari munsi y'ibihumbi 95
6,450 nk'uko imbuga nkoranyambaga zabo zigenda zibigaragaza. Ndetse kandi abangaba bakomeza kugenda bigarura izindi mbuga nkoranyambaga, usibye cyane cyane wenda kuri TikTok niho abantu babazi, ariko iyo ugiye kuri Instagram Uncle Zara ari mu banyakenya bayoboye, ukuyemo wenda bano bahanzi ba kera ba Harmonize, ba Diamond, bande bose ubakuyemo. Uncle Zara muri new generation ari imbere cyane, ndetse n'uyu Handsome. Uyu Handsome rero amakuru agenda avuga yuko by'umwihariko yavukiye mu muryango w'abana bagera kuri 3, ndetse kandi akaba ari nawe bucura. Gusa mu makuru ye yivugira yuko ari we utunze umuryango, ndetse kandi agakomeza kugenda anagaruka yuko avuga yuko ari umwe mu bakomeza kugenda abafasha ababyeyi be gukomeza n'ubundi kwiteza imbere yaba mu cyaro aho yagiye abasiga. Gusa uyu nguyu avuga yuko atazigera n'ubundi acika intege mu byo akomeza kugenda akora, kuko iyo mumajije avuga ko nta kintu arakora, ndetse kandi ko isi yose igomba kumumenya, ariko agavuga yuko byose byatangiriye iwabo, ndetse kandi akomeza ayibashimira ku mazina ye bwite cyangwa se ku mazina ye y'umwihariko, nk'uko benshi batari banayazi bamwita Wiper Keti Master. Aya mazina rero ni amazina ye bwite, gusa nawe mu mazina akunda yiwe yiyita Master, kubera nyine ni Master nyine, nawe rero tubyumva bitewe n'ukuntu imiterere ye, ukuntu ameze n'ibiki byose. Ndetse kandi ibi ngibi bigakomeza kugenda bigaragaza n'ubundi uburyo akomeza kugenda agaragaza igikundiro gikomeye cyane by'umwihariko muri kiriya gihugu. Ndetse kandi ahangaha bigenda binagaragara ku bigendanye n'ubukwe yakoze, by'umwihariko aho bivuga yuko ngo ari bumwe mu bukwe bwagiye butwara amafaranga menshi cyane, ndetse kandi buba ubukwe bukomeye cyane. Kugira ngo ubyumve neza, kugeza ubu tuvugana amashiringi ya Tanzania amaze gukuba wenda u Rwanda 0.56. Rero avuga ko ngo yakoresheje hafi miliyoni 45 mu bukwe bwiwe, ubwo ni mu mashiringi ya Tanzania. Ubwo nubashyira mu Manyarwanda kwa kwenda tubari imbere ho gatoya, ubwo ni hafi miliyoni 30 cyangwa se 28, hafi 27. Rero akavuga yuko ibi byose yabikoze kugira ngo n'ubundi ashimishe umukunzi we. Gusa inkuru itangaje ku mukunzi we, bavuga yuko ngo bamaze kumarana hafi imyaka n'ubundi isaga 7. Ibi ngibi bitandukanye n'ibyo bitangiye kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, aho benshi bavuga bati amaze kuba umusitari n'ibiki byose, ubwo nyine batangiye kumushitura n'ibiki. Gusa we yavuze yuko ngo batangiranye kuva kera, nubwo nta bantu wenda bari bamuzi. Ndetse kandi anagaruka ku bigendanye n'ukuntu batangiraga kugenda bafata video, by'umwihariko we na Uncle Zara nyine uyu musistari ukomeza kugenda bafata video, akavuga ati mukore tuno gutya na gutya, muratera imbere, murazamuka ibi nibi. Rero uyu musore mu byamukundiye nabyo birimo, avuga yuko rwose ibi ngibi nabyo byagiye bimufasha, kuko yamugiraga inama aho benshi bumvaga nyine baraniwe ibiki byose, ubona nta kintu kirimo n'ibiki byose. Ahangaha akomeza kugenda n'ubundi ahagaragariza imbaraga zikomeye cyane, avuga ati rero mu byo namukundiye n'ibyo ngibyo birimo. Rero uyu nguyu yamaze gukora wenda uburyo bwa komedi, amara kubigira umwuga, cyangwa se nyine byabaye umwuga ku giti cye, akavuga ati njye ni umwuga, ibyo nakoraga byose ndabiretse, ubu tuvugana ndi mu bintu mu nzozi zanjye, cyangwa se mu byo nifuje kuba nakora, ndetse kandi ubu ngubu nta nubwo nteze no kubivamo. Rero yeruye avuga yuko n'ubundi uyu nguyu ari wo mwuga agomba kuzagubamo ibihe byose. Gusa agakomeza ashimira uwo bita Uncle Zara, bakomeza kugenda bakorana zino video, cyangwa se zino challenge bakomeza kugenda bakora nk'aba content creator, cyangwa se by'umwihariko bamwe mu bakomeza kugenda bashyushya imbuga nkoranyambaga za Tanzania. Ndetse kandi mu bukwe bwe uyu nguyu Uncle Zara nawe wabanabaye nyine pari we birumvikana nk'uko bagiye bagaragara mu mavideo. Ibi ngibi binatandukanya ibyo nshi bavuga ngo ntago bagikorana ngo barashwanye, ahubwo navuga ati turacyakorana ndetse na cyane. Ndetse kandi uyagarutse ku buzima bwe, avuga yuko mu buzima bwabo bakiri bato n'ibiki byose bakomezaga kugenda bamusereza bati nirutwe nyine bitewe n'uriya mutwe wenyine yari afite n'ibiki byose. Abenshi no bagatangira kugenda bamugereranya na wa mukinnyi by'umwihariko wakubise umutwe undi, ubwo murahita mwumva cyane neza cyane, bamwita Zinedine Zidane. Barya ngo ati Zidane ataraje n'ibiki byose, bati Zidane aje ku ishuri, ibiki byose mu ishuri ari uko bamwita no muri quartier. Gusa ibi ngibi ntabwo byigeze bimuca intege, kuko yakomeje kugenda akura, ndetse kandi ibintu bikomeza kugenda bigenda neza cyane. So nyamuneka rero ngayi nguko iby'uyu musore wise Handsome wa Dunia, cyangwa se umukobwa umusore mwiza wa mbere ku isi nzima ya rurema. Ndagira ngo rero nyamuneka uri kwamaze gukanda subscribe kugira ngo no mu biganiro by'ubutaha utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tukugezaho. Reka mbwira ngo ukomeze ugire ibihe byiza, Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze bane namwe. Stay tuned, ngiye bayita Mr K Empire TV. Nanjye ndagira ngo rero urebe ahanditse subscribe wakande, utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro, ndetse kandi ukande niyo like kugira ngo ikiganiro kibashe kugera kuri bose. Gusa iki ni igice cya mbere cy'iki kiganiro ku
munsi w'ejo turabyuka dukora igice cya kabiri cy'iki kiganiro nibiterwa n'ukuntu muri mwamaze kugikunda. Ciao ciao, Imana ibarinde, hasta la vista, ciao ciao.